ese mbwa wari wahuriwe n'ibibazo icyarimwe uruhuri biterwa n'ibyo uramubwira ibibazo reba nk'ubu ngubu nta gihe gishize njyewe na mama tubuze papa wenda ndabona na mama nawe agiye kuducika ariko noneho ubwo ngubwo sinshizeho ibibazo by'inzu akazi ko karazambye noneho amagambo y'abantu niyo atuma wiheba rwose ukumva ubuzima urabwanze umva mubwire rero maya harya siko numvise bakwita sindumva yagirira abantu inama yenda neza cyane ariko buri kibazo kiba gifite uko umuntu agicamo icya mbere ni uko ugicamo neza kandi akakivamo neza kuko iyo ugiciyemo nabi niho abantu usanga bakwita ko wabaye inzirakarengane maya reka nshyire dogiteri sampo zawe ngufashe hanyuma ukomeze kwihangana turaguha ibisubizo murakoze muganga wenda buriya njye nawe dushobora kuba tudahuje amaraso na mama Maya buriya Maya ko ari umwana we ntabwo bashobora kuba bahuje amaraso simbizi neza gusa iki cyahita dutuma duhita twizera ko bahuje n'ibintu byose buriya n'ikibazo cy'ubukene kuri Maya kiba kirimo reka utegereze ariko njye numva afite icyizere ide ahubwo se umva twakurikiye uramutse basanze Maya atabasha guheza mama w'impyiko ye ikintu ngiye gukora ndajya kuri televiziyo y'igihugu nanga itangazo ryanditseho ngo tabara mama Maya ibyo birimo amarangamutima menshi Maya waje ibyo bintu ubwo numvaga ari byo ugiye kubikora Maya gusa urabyiteguye neza wenda byandikaho tabara mama wanjye wenda akeneye impyiko n'ibyibuze sheri baretse akaba ari kubikora muriteguye kubikora neza nakorera mama wanjye reka gishoboka sawa reka bitegereze turebe ko aricyo bizabyara basi tuba tugenda byagatanda sugira ngo ayo n'ibintu ntago zino niho mbogo ahubwo mbogo yahita twikorera kimwe yagitwara ikindi mbogo yatwikorera umwe yamujyana n'undi akamujyana ni uguhita bagenda bakaduhamagara muri refe refe
tuvuge ibintu dusubira ibindi niki cyakuzanya ngaho naje kuri abantu umugabo wanjye asigaye akora ikigore dusigaye tumusangira gusa ntabwo ubugira urajyanye imipango yose nibyo turi gupanga byose biyoyoke mu kanya gato nkako ngo ariko se uzi ko ibintu byose wabigize imipango nagukinyibuka icyo kitwicara ngaho ukuri koko ikize ngecu bikuze nyine nibyo bisigaye bidutwara abagabo ubu ibintu byose nagombye kuba ndi gukora ubu niwe usigaye gupfumbata mu gitondo nijoro sangahe reka bakore mwese muri kimwe uzi ko mukoze mu ifu yo gufuha gusa nta kindi wakabanisha mabarateo mbabarira ikize agaho kari kundi karahandurika nuko atari wowe nyine akusa ubundi ubu ntaza gufata akusijuze mbabarira gusa ucicike ikindi kandi uvanga ugende ataragusebya kuri asemo ngo nagukubitireho avuga ati oya vanga ugende kabisa kuko urajyana imipango yacu yose irangiye kandi urabizi ko igituma ndahangaha igituma ndi gukora ibi byose ni njyewe nawe twumvikane n'undi munsi icyo kizina cy'igikecuru cyo cyita umukecuru bamubana hano ufite umukecuru niwe waramenyeye kumuhamagara ibizina by'ibikecuru njye nitwa Josie nongeye mbigusobanurire nta bya Josiane mbabarira basi uvanga ugende hato sheri wanjye atagusanga hano ko mama Idrissa atagusanga hano kabisa nishaye nyine Baiki mana we ninde uri bumfashe mwadufashije mana we Vivia mva ko ari we nyine bututasheri akuteho ngiye gutangira gucunga amanywa nijoro iki cyacuru nazashiduka cyane kuntwaye urabona ngaratangira kumwitangushe Allo Nancy Allo Oui Mama Viviane agize ikibazo arafayitinze What Muri hehe turi kuva ku ishuri umva ni mugende kwa muganga ndaje Munise ni Viviane mwavuga abayiki ngo arafayitinze okay none wegere wumva icyo muganga akubwira akusigo koko niki gere nyine bakubwire nanjye urambwira ubu kuko ngiye kugenda uri aho ngaho wicaye reka ndaza Viviane Mwibuka mwirira icyumba bazanye mu mwana uje muri ambulance ikibi umwana wawe yitwa mbese yitwa Viviane aje arimbye cyane kata hano ibumoso urebe mu cyumba nimero ya 3 yego Allo ma bimeze bite se? Amakuru nayo uzi Dani ibintu ntabwo byoroshye. Muganga se nta kinarabizeza. Mama impyiko ze zarangiritse akeneye guhindurirwa izindi. Nta nubwo nzi naho zizaba. None se ntago bazi basaho izabo. Nanjye simbizi. Gusa ntago ndi buhagarare ndakomeza nshakishe ndebe ko hari undi muntu bahuza. Mayihangane. Ihangane ndagufasha. Ibintu ngomba kugira ikintu mbikoraho. nakubaza Wambaza na kibazo. ni iki kintu numva wakorera umuntu ukunda
kugira ngo amererwe neza abibone ko umukunda. icyo numva nakubwira kuruta ibindi byose ku isi ikigura amagana nta kabuza wabasha kugira umuntu ufite uwo muntu araza kuyitura. Ni amatsiko menshi uko birumvikana icya mbere ni ukuba hafi y'umuntu ukabasha kwisanisha nawe ukamuba hafi ukamenya kondisiyo mbega arimo ukamenya mbega uburyo bisa nkaho yiyumva bitari byiza ukamuha hafi ugasangira nawe kukahinda cyangwa se kukababara ntubegukane umutima we gusa n'ubugingo bwe urabutwara. ndumva bitagoye kweli. yego ntabwo bigoye ariko bishobora bakeya kuko ari abantu bisa nkaho biza abanalisite ukuntu batekerereza abandi bakavuga ati se nimba ndi kumukorera biriya aravuga ko ndi kumwihomaho nimba ndi gukora biriya akavuga ati se mbega ndi kumubangamira ugasanga uri gucika intege nyamara yaturi ku muntu ku ruhande ufite imbaraga n'ubushobozi n'umwanya ndetse ugasanga gutwaye umwana we mu buryo nako utabikekaga. Nyumva ukuntu ushobora umuhanga. Akoze none kuba hano bagenzi bakaba bagusize oya just n'ubundi nari ngiye wakoze ku nta kibazo Come on, it is fast. Just go.